Wananzambe, Mungu atusaidie. Mungu wangu, tunakufa sasa. Wewe. Niko. Wenda kwa kile kwa acceleration? Hapana. Manu. Kiravu. Ariko kaka, murimo kudutinzano dufite Wewe nyamaza fuka kinyi. Muziri, nyamaza. Samani kaka, turimo kugenda sunaona masaika na Nyamaza. Kuexplique kaka. Fuka kinyi. Unataka kuniua? Unataka kuniua? Wewe chauffeur. Asiwezi msaidia. Tusamehe sana. Usika muko sérieux wa? Sika muko sérieux. Sika muko Ukuri muko sérieux vraiment? Caporal. Ndio chef. Mkonga ndona ni mwiza. Agomba kujyana urahazi. Ndio chef. Nicyo agomba kurakiza. Ndio chef. Rukumva? Ndio chef. Chindi kandi. Ngurumia afande. Nini jirani wewe tarakini? Rukumva? Ndio chef. Sinshaka bakarabu. Rukumva? Chef. Ni bana rye kandi. Ndio surumia. Hano gapudira ashaka ejo bazavugana na mo kapiteni. Basagurira ukumva? Ndio chef. Moteri zose muzimya amatara yako kandi ikindi mubatoze kurasa tuzabakiza mu misiri imbere urukumva Bwana chef, na chakula tutakula. we kumba hari umuntu urana ibiryo hano hari undi bazi ibiryo Na chakula afande. babakire neza babahaye umugati babahaye icyayi yego n'amazi mwakarabye niko ndabona bakwitayeho cyane kurenza abandi bakogeje neza pe Niko na familia, niko na wana, niko na watoto 5. Unavuga cyane. Aka mama kanaongea kanasema sema ambaye nagasaa keza. Samani kaka, niko na watoto 5, niko na wana. Serja? Mon chef. Ndabona hano harimo abasore beza. Bakora akazi neza. Aka ntoga kashati. Kote wambaye rwose. Bakore mugira vugira vuba kana bakakubikira.
abasore no kubatoza bakadufasha akazi. Sibyo? Abadamu barimo tubakire mu bandi. Bano basore mu myitozo. Abandi barimo mubashakiraho ko. Sibyo? Numvikana. Mwegerana. Gireho. Uko nariya nini? Uko nariya nini? Amazi. Mbafu. Ariko mon chef, nukuri pe maze kunanirwa no kurambirwa. Ubu koko hari uko mba ntagize, hari icyo mba nakwimye, ku buryo tumara kuryamana ukajya gushaka n'abandi bagore bose, abazayirwaze, impunzi. Chef, erega ndi umugore ndanafuha. Harakoze sha, utangiye no kumfuhira. Ubundi watangiye kumfuhira ryari? Wowe uri wo kumfuhira jewe? Uzi urwego nagushyizemo ukuntu rumeze? Uri garde koro wanjye, uri hano imbere yanjye, hafi yanjye. Uko umaze kumenyera sha, naragufashe nkuzana imbere yanjye nkugira garde koro wanjye, ngukuye ahantu hasi cyane, usa nabi nk'akavurivunzi. None ubu ngubu dore ukuntu usigaye usa uratoshye, nkugaburira amagi y'inkware. None ubu ngubu nibwo utangiye kumfuhira. Wowe urambuza kurongora uwo nshaka nkandi wowe. Wowe umbuza kurongora uwo nshaka uri mu ntoki. Uragira ngo usubize muri muvero? Urashaka ko ngusubiza muri muvero? Ngira niba ushaka ko ngusubiza muri muvero imyotsi kwice ugende uhirimbanye rukuru wamaze kubasha waratoshye sha ndagwa. Njyewe mfite uburenganzira bwo kurongora uwo nshaka. Mfite uburenganzira bwo kurongora haba umuzayirwa haba ki, nangiza wowe nkaza nka kwikuza. Ubundi nicyo nakuzaniye imbere yanjye. Uragira ngo wowe ufite izihe mbaraga n'uwe bushobozi burenze ubw'abandi? Uziko nshobora kukwica nangiza nka kwirahira. Nshobora kukwica nkagushyingura muri ano mashyamba, ntihagire umuntu uzamenya ko wigeze kubaho mu buzima. Wabyumvishe? Chef, ntabwo bisongera. Kuri mbabarira ntabwo bisongera. Ntuzogere n'undi munsi wari mwe kumfuhira. Siko biri? Uzongera umunsi umwe uzarebye nzakukora nzakukubita no bayonete ngarure ikinure. Ubundi se amakuru y'abari abaturage bamwe barahumeka bati barifuza ko dusubira iwacu mu rwatubyaye. Chef, kugeza kuri uyu munota ntabwo abaturage bose babyumva kimwe. Baravuga yuko twarwanye n'inyenzi zikadutsinda. Nta cyizere na gike badufitiye, bumva yuko n'ubundi tugiye turwana twatsindwa. Ntabwo babyumva rero. Bareke bari basevire sha. Bari n'abasevire ntabwo bazi intambara umuntu abarwana nazo hanga muri ano mashyamba. Ariko uko umugabo aguye ntabwo ari kwameneka. Hari igihe bazamenya agaciro k'ibyo ndi kubakorera ubwo tuzaba twasubiye mu rwatubyaye. Ngahaguruka tugende sha. Anaitwa Vumilia Grace. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Habari za gouvernement? Gouvernement ni sawa lakini bila vitu ya zaile inanishangaza na mimi. Hawashanjaga hata kitu, ni vile vile.
Haujui gisi nasikia. Nachoka sana. Soyons sérieux et sérieuse. Moi, je suis sérieuse. Okay. Nakulomba unipe info. Info gani? Dufite amakuru y'uko leta y'u Rwanda irimo kuvugana na leta ya Zaire ko bashaka kudukuranga bakatuza mu Rwanda. Lakini kapiteni, anasabu kama niko bibi ya soda mkubwa wa Zaire. Ibyo wibinyibutsa. Grace nzi neza ko uri umugore wa colonel wa Zaire. Sibyo? Niyo mpamvu naka tukwishyura amafaranga yacu kugira ngo amakuru vana yo yatuzanire. Sasa tule tu pesa unanipatia. Lakini Grace, nipe pesa. Mambo ya kuongeza pesa kweli? Sasa si info. Si unataka info. Ariko Grace, teka amatwi urajya ngo genza gufate ngushyire mu byondo hasi nkuvurugiremo. Ubashe kumva ko amafaranga tuvana mu mabuye y'agaciro twacukuye. Tuyaguha ya tunyabe mu byo byacu. Sasa, si unataka info. Okay. Attends. Attends mon supérieur. Aze tuongezee pesa, si ndio? Ton supérieur? Oui. Okay. Akuye niko hapa. Ngoja kidogo. Okay. Kidogo tu. Sawa. Tutaongezea pesa, si ndio? Salut mon major. Capitaine. Bimeze bite? Uyu mudamu nakubwira. Mubwira ibyo wambwiraga. Capitaine. Garuka hano. Oui. Ngo ni biki? Mon major. Uyu mudamu arimo kuvuga ko adufitiye amakuru ngo leta y'u Rwanda irimo kuvugana na leta ya Zaire ko ari amakuru badufiteho. Vumilia. Biko. Chief. Huyu kapiteni namletea maefo. Ananipatia tu pesa tudogo. Mimi nataka nipatie wengine mpesa. Nataka pesa. Hii ni riski. Mimi naingia mwaibu, unajua bwanangu. Ni riski kwa maisha yangu. Sasa nataka mnishamshanje. Nipatie zingine pesa. Najua kesho mtakamata pei. Hamtanikumbuka. Patie pesa. Ariko madam. Umuntu muvugana uramuzi? Undi munsi nunanirwa kugira imyifato myiza imbere yanjye. Nzagukubita urusasu rwinjiremo hano. Ruhingukemo hano. Bwonko butakari. Urashaka kunkangisha ko umugabo ari umukoloneli? Ni koloneli muri Zaire, ntago ari koloneli wo mu Rwanda. Woza amafaranga nguha buri munsi. Ahantu mba nayakuye. Aramvuna cyane. Warangiza ugashaka ngo nkongera amafaranga wowe. Mimi sitaki probleme na wewe. Unasikia wewe, vumilia. Sasa utanipatia hata kitu. Poteza sura. Toka mbele yangu. Esil. Ariko Karimu. Haryo mushitsi wa radio asangaye. Hey. Ndumva rajya kuza nahageze. Mbaye njye hano rya ku gasantere. Araza nahageze uko biri kose. Ariko wibuka wongere nk'ubwatsiye. Yego papa. Yego.
neza yego makuru ni mushike murakoze muraho yego amashyo amashongore muraho neza yego turaho muraho neza muraho yeza kuza iteka ryose ikaze murakoze bari muraho turaho nama abasaza n'abakecuru ni amahoro baraho bose nta kibazo ni amahoro namwe natwe turaho urazi se njya kamubaza ni maso ko ababyeyi bawe se biheje ni ukubera iki ni kuriya bitereye ni ikinyabupfura cy'abantu bakuru baba bagira ngo bareke abana baganire bisanzuye buriya kandi wasanga baketse ko tugiye guteretana papa wawe rwose na mama bawe ukuntu bimereye ahubwo Deni reka nkwakire nta kibazo murakoze karaye gahiye nijoro uryoherwe murakoze cyane none se tumeze wimbwiye neza murakoze amakuru yo mu rugo ababyeyi ni amahoro amakuru ni meza ababyeyi nabo bameze neza bari aho gusa nyine ariko sha rwose buriya papa ntabwo ajya anezezwa no kubona tugendana kandi tudahuje ubwoko gusa ariko mana yanjye mama we rwose nta kibazo aba abifiteho ariko rero nawe uba ubona nyine ntacyo yica nta n'icyo akiza mbega ubona ari ukwanga kwiteranya n'umugabo we ariko nyine nta kundi cyane ko n'umuco nyarwanda umugore aba agomba kubaha umugabo we abagira ngo adateza n'umwiryane mu rugo kuko cyane cyane nk'iyo umugabo akoze amakosa umugore agerageza kutazamurijwe ku mugabo ko byagaragara nko kumusuzugura umugore aba agomba kubaha umugabo we akitwararika cyane ko tuba tugomba no kugandukira abagabo bacu gusa ariko nanone ibyo bintu byo guceceka nanone nibyo bibyara amakosa akomeye nanone kuko nka buriya ku bwanjye mbona iyo hataza kuba na mbere hose iyo hatabaho kurebera ikibi no guhishira ikibi ntabwo na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 iba yarabayeho sha Deni ibyabaye byarabaye ariko nkatwe nk'urubyiruko nitwe dukwiye kubaka u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza u Rwanda ruzira umwiryane ruzira inzangano ruzira amacakubiri ayo ari yo yose wenda twakongera tukaba bene kanyarwanda cyakoze ibyo uvuga nibyo rwose dukwiriye kumva ko twese turi abanyarwanda
bityo tugasenyera umugozi umwe tugapfundika ipfundo ritapfa gupfundurwa n'umuswa wari we wese. uko niko kuri ariko se ko utari gusoma ariko none ngero ucurure. ese Karame wanjye Karame ababyeyi bawe bagiye hano kure baratinda cyangwa baraza kare? Erega ntabwo ari bose badahari. Mama ari mu nzu ari kugutegura amazimano nyine. Papa nawe nyine harahana nyarukiye gatoya. Umwana mubi kose kutambwiye ko mama hari ngo musuhuze. Aya nyine urabasubiza ari bose nyine na papa yaje sibyo se ariko ushaka kufita amatsiko menshi. Umva mfite amatsiko yo kubabona, mfite amatsiko yo kubona uburyo ari bufate n'uburyo ari bunyakire. Erega baragukunda ndabizi sibyo mama wanjye ari bukwishimire nyine use hari umuntu wakwanga umukazana mwiza nkawe. Papa we noneho atavuga ngo uri imfura yanjye avuga ngewe nyine ahubwo se muri Karame ubyumva gute wenda nyine nyuma y'uyu munsi ababyeyi banjye nibamara kukunshimira ko nyine baragushima twita dupanga nyine tukakora ubukwe tukibanira? Nta kibazo ngewe. Yego. Karimo ishyitsi yahageze wamwakiriye ko Karimo kiri cyonza ne mu rugo. Papa ako cyane uba muzima iyo utageze ntunagereranya urabona yuduje ubwoko we ntunareba we kutibyara nasi papa nego tutibyaye kandi abantu bose bavuga ko ngiwe nawe dusa. Iyo nibyara ntago bunkoze nk'ibingi bunkoze wowe uranzana inzoka mu rugo. Papa wakwihanganye basi ukumva ukubaha ndetse ukanakunda amahitamo y'umwana wawe. Yarakane kunzira ariko ubundi umwana wanjye cyangwa uri umuzanana niko Yuriana winunye undebera ibyo umuhungu atwereye hano hano. Oya nawe ndebe urandorera ndasohoka rero. Mama uyu yitwa Umulisa ni umukunzi wanjye ubu naje kubereka nyine. Ariko Karimo Karame ibintu wabikora koko? Mama nawe umeze nka papa. Mana we ariko si ukuki koko muri iki gihe cyose tumaranye mwanyishemo simenye ko mfite ababyeyi bameze nkabo. Mbese aho harumbira ngo ntuturumbiye ariko se wowe aho nakubwiriye ko ntagushaka kumbuga yanjye uracyamara iki cyangwa mujyane buba. Urabona nkuberera data sanze wamwoneye ubu namukizwa n'iki cyangwa rambonera urabona Bernadette namukizwa n'iki igira hino kereka nk'uwakubaga cyangwa nzakujyane ku isoko ni nayo yayo. Muri komeza uryose ni amahoro. Oya buretse wikwicara hasi. Yego mwana yanjye rero akira cakabugi Irima uzi ibyo muhera byo kwa Karimunda bikenze bitese inshuti yanjye. Ndababaye byumve cyane ngeze kwa Karimunda ababyeyi be baranyanga barantuka bambwira amagambo mabi ngo nibashaka kubana mu muryango w'inzoka batahanze. Mwana we Ibintu mureye nabyo muri ya rugo
ihangane ndakumva pe. None se Karimunda arabivugaho iki? Rega Karimunda aranenga. Karimunda n'umwana mwiza, afite urukundo, afite umutima mwiza. Nta nahuriye n'ababyeyi, ariko afite babagome. Afite ingengabitekerezo ngo ntibashaka umwana uva mu batutsi, ntibashaka umwana uva mu nzoka, nkaho ngiye uruhare mu buryo twavutse. Ariko mana, niwe wenyine wo kuturengera pe. Ariko ihangane inshuti yawe. Byihorere iby'Imana ntabwo byakunda. Nkurikije urwango nabonye mu maso y'ababyeyi be, ukareba urwango rwari mu maso ya mama we bampura ibyo ntazi batananze. Iyi jenoside ntawe yagize. Oya, muri wivuga gutyo sibyo? Ntabwo rwose bizongera. Ubu dufite leta nziza itakwemera kureberera ikibi uko cyaba kimeze kose. Ndakwinginze wicika intege pe, wicibwa intege n'ibyo ubonye. Urabizi ko ari wowe ujya unkomeza, rero ndagusaba ko nawe ukomera, ndakwinginze sibyo muri? Ndakwinginze pe, ihangane. Wait, Muchuri, wait. Good job. Wait. Yes, hasi. Umusore, umugabo. Yes, babona. Hut. Hut. Turate Rwanda yacita sinema, Rwanda yacu nziza gahora n'ishyaka, igitego cyatatse ubwiza na rurema, abawe baraguharanira mama Rwanda nziza. Nyirane reka nkuzanira agatebe. Oya ntabwo, reka nicare hano. Sisi kikwanduza. Mbe mu murima nanjye sinsa neza. Makuru se ko dusuye bwije. Ahubwo se wiriwe neza? Cyane kwa kundi nyene. None se papa warimo? Oya, papa yagiye mu isantere. Mukanya nabonye agenda mbaza. None se umeranye gute noneho ubu ngubu bakugezehe? Sha. Reka nkubwire aho bigeze nihaze pe, ngiye kumutanga. Mama yariturije aricecekera, umusaza wanjye nuko ntabwo nakomeza kureberera ngabo rero. Ngiye kumutanga pe, nafashe umwanzuro. Sha, ko numva afashe umwanzuro utoroshye. Ako ni umwanzuro mwiza. Kandi rwose uzawuhagarare mu kigabo. Sha, no kuzahagararamo nyine. Ikizaba nuko. Ako se buriya umunsi yamenye ko rero wamutanze uzamukizwa n'iki? Ubwo nyine uko bizagenda kose nzabyakira. Ubwo nyine niko Imana izaba yabishatse, none se nabigenzane. Nakundi nyine. Sha, ntibyoroshye pe. Akira akagori se burya. Kari gutwikana. Iye na ukanda burengi, 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 iye na ukanda burengi. Tugende tuzishwanyaguze, tugende tuzishwanyaguze, tugende tuzishwanyaguze, tugende tuzishwanyaguze. Baturage mwiriwe. Ntabwo ndi bubatinze hano kugira ngo musubire muri gahunda zanyu, ariko ntabwo ngira ngo nzongere gusubiramo n'amagambo. Twe ntabwo turi impunzi, siko biri? Ahubwo turi mu gihugu cy'abandi, turi mu gihugu cy'amahanga, baraducumbikiye, sibyo? Twe turi ingabo, turi abasirikare babarinda. Kubw'ibyo rero
abasore bari muri mwebwe, haba inkumi haba abasore, bagomba kuza tukaba umwitozo wa gisirikare, mukiga igisirikare, mukiga kwirinda, kugira ngo tubashe kubarinda twese, kandi tuzajye kubora igihugu cyacu. Tugomba kujya kwigarurira igihugu cyacu, sibyo? Nibyo. Mutubwiye ko tutari impunzi, nyamara hano turi mu gihugu cy'abandi, kandi hari amategeko, hari n'amabwiriza bigenga impunzi. Bityo rero numva twakwitahira mu buryo bw'amahoro, cyane ko leta y'u Rwanda idushishikariza gutaha mu buryo bw'amahoro. Tukanumva kandi ko abanyarwanda bariyo bari kubaka igihugu, none nta kuntu twagenda tugafatanya nabo mu kubaka igihugu, hari icyo byadutwara. Ushobora guceceka? Ariko icyo cyari igitekerezo cyanjye, kandi byadufasha dutashye mu buryo bw'amahoro. Nta wundi ufite igitekerezo nk'icyo uyu nguyu, kugira ngo mbisubirize rimwe. Muceceke! We! Ndavuze ngo muceceke! Mwese ibi babera isomo. Undi muntu muri mwebwe uzashaka kwitwara nk'uyu nguyu, abikigwari nka Murenzi, aririwe ntaraye. Birumvikana? Ntabwo nshaka ko tubona abagambanyi muri twebwe. Mwese uzavamo umugambanyi nzamwica. We tetwa, cyangwa mugukurikize. Rwemarika ngwino nawe, egera hano. Niko sha, harya ntabwo ushaka kuza kwifatanya natwe? Ntabwo ushaka kuza kwifatanya natwe ngo wigize ikigwari nawe? Ntabwo ushaka kuza kwifatanya natwe ngo tujye kubora igihugu cyacu? We, ntabwo uri kunyumva? Reka nkubwire rero, ninongera kumva ikibazo cyo kapitene ambwira ngo ntabwo ushaka kuza kwifatanya natwe, nzagukurikiza mugenzi wawe Murenzi. Urabyumva? Urabyumva? Yego ndabyumva. Wa mushenzo, haguruka, va imbere. Namwe muhaguruke, yari namwe irarangiye. Muhaguruke mugende. Imana yaremye abagore iragabura isingizwa. Ni ukuri turi mu twawe tujya tushimisha. Imirimo nk'iyi ngiyi rero nanjye nanyuze mu matungo no mu mirima, urabona ko hari ahamaze kutugeza. Kuko iyo uciye hepfo ugaca ruguru nkajya mu by'amatungo n'ubuhinzi, nawe ukazana n'imashini yawe, urabona ko tumaze kugera ku iterambere. Hita ku by'amatungo, ku by'ubuhinzi, nawe ukajya kuri iyi mirimo yawe. Kandi dukoze gutya, ni ukuri na etaje twayubaka. Ibi rero abantu bose bagiye bashyira hamwe, bakirinda inzangano n'amatiku, tugahuriza, twakubaka igihugu, twakubaka u Rwanda buri wese yifuza guturamo. Ese ndakubabaje?
Nakubwiye nabi se? Mvuze nabi. ariko baraduhekuye batwicira abana muri jenoside. Ibaze kuba twari dufite abana 4 bose tukaba dusigaje akana kamwe. Nizo zari inzozi zanjye. Nanjye nibyo nifuzaga kuva kera nyiri umwana, nyiri umukobwa mutoya. Nanizi ko nzabyara nkagira umuryango nanjye nkaba umugore nk'abandi. None baza akana kamwe gasigaye konyine. Ntabwo narizi ko nzabyarira icyobo umupanga umuhiriwa. Papa, mama yabaye iki? Nuko nyine ariko ujya mu cyumba iwawe ndaje musangemo tuganire. Naho mama we muri kibiraza mama wabaye iki? Wabaye iki mama? Njya mu cyumba ndaje tuvugane. Naho mama we araza kumera neza nk'ibyihorere. Nangana ubuse nibyo rwose. Kuki ubaye gutya? Ibyo ukoze urumva ari byo? Niko ihangane cice. None mama kubaye cyane. Ntuzi se ibyo twasezeranye? Ntitwasezeranye ko utazongera guheranwa n'agahinda k'abavandimwe bawe bitabye Imana. Twasezeranye ko tutazaha icyuho umubabaro, ahubwo tugiye gukora ibishoboka tukubaka u Rwanda n'ubuzima bwacu. None se papa, ndakumva. Ubu nizere yuko ubu noneho tugiye kubaho neza, tutazongera kwirukanka, tutazongera gutemagurwa badutwikiraho amazu. Ni ukuri humura, kuko ubu dufite leta nziza yita ku baturage bayo kandi yiteguye no kubarengera. Reba disi nko kwa Mwamini hose habaye amatongo nta n'inyoni cyatambuka. Urabona ngo bice habura n'umwe wo gucungura umuryango koko papa. Yega mwana wanjye, abateguye uyu mugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi bari bafite gahunda yo kurimbura ubwoko bwose badahuje burundu. Niyo mpamvu rero bageze muri uriya muryango basya batanzitse. Akubundi papa, reka nkubaze kandi umbabarire umbwize ukuri. Iyo wicaye uba wumva muri we mu mutima wawe utabafitiye urwango. Reba abana bose wari ufite ukaba unsigaranye ndumwe. Abantu bifashe bagahekura igihugu muri rusange. Papa mbabarire umbwize ukuri utambeshye. Uba wumva mu mutima utabarakariye. Nakubeshyirira umwana wanjye. Uri umwana umwe sigiranye mu bana 4 bose nari narabyaye. Nkubwire rero ngo nta gahinda mfite, ngo nta rwango mfite, ngo nta burakari mfite, naba nkubeshye. N'imbere y'Imana naba mbeshye. Ariko gusa nanone kurakara ukagira inzika, nanone
abagiye ntabwo baba bari bugaruke, gusa ni kubyikuramo nubwo bigoye, ahubwo tukareba ukuntu twubaka igihugu cyacu tukagiha n'inzira n'umuyoboro twebwe twifuza ko cyabamo n'igihugu dushaka guturamo. Ndakumva cyane, ariko ntuzongere kubabara utyo, sibyo? Niko Shadeni. Ubu koko uracyagendana bya byomanzi byo kwa Murebwayire byo kabura ubugingo? Ariko se papa, ubu koko uzakomeza kubiba inzangano n'amacakubiri mu bantu kugeza ryari? None se wenda ko we mufite ibyo mupfa n'ababyeyi baba ari abana kuko mungana, mwaraturanye wenda mwaranasangiye mugira ibyo mudahuza, ubu nkatwe turazira iki koko? Bariya ntabwo ari abantu mwana wa. Umuntu mudahuje ubwoko ntabwo ari umuntu yewe, si n'inshuti. Ikindi kandi ni ukumugendera kure. Nyamara papa, nimba mbona ari abantu beza, cyambere tujya iwabo tugakina, bakaduha ibiryo tukarya, mbese batwakira neza. Gute wamubwira ngo ntabwo ari abantu beza? Ibyo biryo byabo ntimuzongere kubirya, yemwe no kubegera ni ikizira kikazirizwa, kandi umuntu abikubwira uko ntubyumve. Ese papa, uzakomeza kubiba amacakubiri kugeza ryari? Ubu buzima urabona tuzavamo kugeza ryari koko papa? Umuntu mudahuje ubwoko ntamuje ubwoko, uranyumva neza? Ubyumva ubyiteho. Ariko papa, ubundi reka nkubaze, ubundi uwo muntu uvuga tudahuje ubwoko ntituba duhuje n'amaraso? None se twebwe twese nyine ntituva amaraso y'umutuku? Ngo muhuza amaraso? Ari agatukuza ubura nka rusake arakicwa n'imungu. Cyo kigoryi gusa uri kumbwira ndi baragaheka amaboko. Ariko se mwaretse ibyo tukaganira ku byatugeza ku iterambere, murabona ibyo byazatugeza ku kikoko? Nta mwaganiriye ku bintu byaduteza imbere, ahubwo muri ibyo. Nyamara papa, ushatse wasubiza agatima impembero, ukareba amaraso y'inzirakarengane yamenetse ku bwawe, ukitanga, ugafungwa, ugahabwa igihano kigukwiriye. Umva rero Liliane, bariya twishe bagombaga gupfa kuko si abantu. Uranyumva neza? Ariko n'ukuntu kari kunkora gushorera, urongeye nta n'isoni. Witonde, urareba ukuntu nkora gushora akantu kankugurushora nakabyaye. Hakuzi ko ntabwo kigitanga kuvanaho n'icyuzi. Nta soni. Tuzahabwa impundu dutabarutse. Umva mbese, ariko ubwo so uboshya kwanza kanjye kwiryamira, ugumane n'ibyana byawe ntugire mu cyumba. Wanaume wanauawa, wanawake wanabakwa. Kitako unazoea maisha hapa. Maisha ni kuyapokea hapa. Ndio hivyo mnaishi huku. Ndio. Hao watu wana roho ya unyama. Bana. Hapa hakuna tena kuwaza kurudia kwetu. Na wewe usahau. Siwezi sahau watoto wangu. Utasahau. Hivi. Mbona wangu walimuwe hapa. Bamuciye amaso yanjye. Wasikia? Kama
Alibako. Hapana. Wakati mrefu. Hapana. Amaraso arameneka. Buri saa buri segonda. Ukujitayarisha. Rami. Hivi ni nani? Ni wale watu ambao tunaishi nao hapa. Ndabona wabonye abashyitsi sha. Abashyitsi ko ari abanjye n'abawe. Murakoze kandi. Ariko nanjye shobora kubiyungaho sha. Mushakira agatebe twicare, mushakira agatebe twicare. Karibu. Wait. Serija. Oui, mon chef. Kuranga ibikobwa bivanga. We Kongolese, simama. Haguruka se, enda wone na kira vuba. Unda abagore b'inzobe ngwino hano. Kuya. Ugende se nyine mu mashini. Kumushaki. Pambi we. Toka wende. Genda. Vira mu rugo. Ugende. Vaho. Haguruka. Genye. Wandetse koko. Haguruka se. Chumeka. Vaho. Uri kushinyagurira. Ntabwo urahaga. Nakiziwe. Tuza sha. Bana wanjye rero mwarakoze cyane kandi murabugushima pe. Ariko ubu tugiye guhisamo ziriya nkotanyi zadutwariye igihugu zikakitwambura, ubu zikaba zikiyobora ndetse bene wacu zikabamenesha. wakongera se kuntu ziriya nyana z'imbwa twazihunze tukigira muri Zayire, zarangiza zikadusanga zikatumenyesha. Ariko ubu ngubu ziraje zimenye uwo ndi we. nuko sha buryo bwo kunyana niyamira rwose. Nabonye kandi mwaje mwikwije mwambariye urugamba, ariko nanjye cyo kwijeje nzabibafashamo nishaka nzaca gato kugira ngo se niko riratungana bari babonye bajye mu miryango. Reka da, abenshi bari mu ishyamba rya Mukuru, niho bazatera baturutse. Ubundi Deni, wiriwe mwana. Suza mubyara wawe sha. Wiriwe. ushaka wazanye inda. Muraho. Muraho neza mama Deni. Muraho. Amakuru. Amakuru turaho. Ko mudusuye bwije se. Nibwo umwanya uba wabonetse. Nibwo mubyiza ni karibu. Mama Deni, hega yaravuye mu kazi, aravuga ngo reka cana dusohoze. Yego nuko. Ahubwo mwamushakira ikintu afata. Yego. Mugire vuba. Yego. Ndi kukubwira ngo baraje bambone. Nigute sha wakuzi sha. Fata. Gende gahoro hirya aho ngaho hari uburinzi.
Abahutu hano, Abatutsi hano. Est-ce que vous me connaissez? Twigiriye muri Zaire mudusangayo mushaka tuvanayo. Vous allez me voir. Je répète encore. Abahutu hano, Abatutsi hariya. Twese turi Abanyarwanda. Nta muhutu uri hano nta n'umututsi uhari. Nongera nsubiremo. Ntabwo murashaka kwivangura. Abatutsi hano, Abahutu hano, mugire vuba. Nta muhutu urimo hano nta n'umututsi uhari. Twese turi Abanyarwanda. Twabahungiye Masisi mudusangayo. Alors, vous allez voir. Abahutu hano, Abatutsi hariya. Turimo turiyumvikanisha. Serafine. Sinkubonye kwanza uri umututsi. Makani, nawe koko ndakwinginze mbabarira umwigisha. Nawe koko tuziranye. Ndakwinginze. Done. Steve. Kanjenje karengura gatoni karirengura bubiri buzatumbe ndegefu dusharishari darapo. Kanjenje karirengura gatoni karirengura bubiri buzatumbe ndegefu dusharishari darapo. Ay, no mwumvara. Ubu si papa se? Ujye badani. Papa, waiki. Waiki papa. Aiwa tata wewe. Papa. Ndio kutenda. Papa bigenze gute? Mwana wewe. Waiki papa. Icara hano murabona icara hano mwana we umva mfasha fata mwegure yicare mwegure baguruka Mwana wewe kwigara bikabye neza nanyuma uzagire kenge mukanga kandi afutawuhera mwibona kako nakakatwiranye kacu ngo miherena
Abenshi nturengeje. Oya. Mana papa oya. Numbwire ko na Helena wamwishe. Namurangada. Ukateye mu kigo cy'amashuri bijyaho. Mwana wa. Ariko ntataneza bitesheje tararangira sha. Katugiye kwacucumira hamwe bose mucumariye gucuma. Ewe. Yego niyo mpamvu ubonaga umusirikare yari hano. Urumva? Twari dufite gahunda yo kwihorera. Porogaramu ya buri munsi pe. Papa. Dani erega arapfuye, erega birarangiye yewe Yesu we. Oya. Papa Dani ubu ngubu rwose urashaka kugira ngo urabona wawusize n'abana n'abamarira igihe gito. Oya. Papa. Wimemukira Papa Dani. Mbabarira wimemukira. Dani jya kubwira abantu ntabwo reka ubu byarangiye mwebwe ntabwo mubibonerega mwebwe muri abana. Papa. Oya papa. Ntabwo wagenda papa. Oya papa. Byaragenda ni. Papa. Sawa. Ripoti ya sasa na majeruhi. Mwaka wa 5 wafe 4. Mwaka 5 wafe 3. Iko hiyo sawa? Sawa, hapfuye abacengezi babiri. Babiri bonyine? Yego. Lieutenant, usura ukuntu mujyana bano bantu kuri mochari. So, ndashaka ko kino kigo kirindwa 24 hours to 24 hours. Agasa. Ndereye. Yes sir. Mwaramutse neza nk'uko mubibona bano bantu ntabwo mwari musanzwe mubazi ntabwo mwari mubamenyereye murabizi ibyaraye bitubayeho twagira ngo tubahereze umwanya babaganirize umwanya n'uwanyu. Murakoze directrice. Muraho? Icyambere na mbere ndagira ngo mbashimire igikorwa cy'ubutwari mwagize. Ntabwo byoroshye na gato kugira ngo abashakaga kubatandukanya bazanye ubuhutu n'ubututsi byari byoroshye cyane yuko mwakwitandukanya nk'uko babishakaga. Ariko ubutwari mwagize bwo kwanga kwitandukanya mwebwe mukabereka yuko muri abanyarwanda. Jewe ndetse na leta byose muri rusange irabashimira yivuye inyuma icyo gikorwa cy'ubutwari mwagize. Bagenzi banyu babavuyemo ndetse igihombo ku gihugu cyacu ndetse namwe mwashoboye kurokoka. Igihugu cyose muri rusange kizahora kibuka ubwo butwari mwagize. Ndagira ngo nkomeje nanone kubakomeza ndababwira yuko nta kintu kiri bubabeho kindi. Turi hano nk'ingabo z'igihugu kugira ngo tubarindire umutekano. Ibi byabaye dufatanyije twebwe namwe ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ndagira ngo kandi mbabwire ko abangaba bakoze ibi ngibi bazahanwa
ndetse bibakwiriye. Abaraye bakoze ririya bara bamwe muri bo bahasize ubuzima ndetse abandi bakomeretse bikabije. Ndasoza mbasaba kugira ngo mumfashe twunamire aba bagenzi banyu ndetse bagenzi bacu. Ndagira ngo dufate umunota umwe tububahe tubunamire. Murakoze.